twongeye kubasuhuza inshuti y'Imamba Nyayo n'ifunguro ry'umunsi. Uyu munsi wa none nabwo turi hano kugira ngo dukomezanye dufashanye mu buryo bw'umwuka. Amahoro y'Imana akomeze kuba hagati muri twebwe. Katurimbira Imana mu izina rya Yesu. Iby'Imana ikora biradutangaza, nta n'uwabimenya uko biri, ariko icyo nzi ko iby'Imana ishaka ari byo nkwiriye gukora, ariko icyo nzi ko iby'Imana ishaka ari byo nkwiriye gukora. Urugendo ntabwo nabimenya byose, ariko nzi ko nzabimenya. Ni kuki turizwa ibyago biriho kandi ari byo mu gihe gito? Ni kuki turizwa ibyago biriho kandi ari byo mu gihe gito? Yesu nzi kufita magari ibihumbi, harimo n'iryo wangeneye. Icyo wamitiye Mana kugira ngo nzagere mu ijuru amahoro. Icyo wamitiye Mana kugira ngo nzagere mu ijuru amahoro. Kandi nk'uko Eliya yajyanwe n'ingoga, nanjye uko niko nzava mu isi. Ubwo ibyago byose bizaba bishize, ariko guhimbaza Imana. Ubwo ibyago byose bizaba bishize, ariko guhimbaza Imana. Tuzaba ibihumbi turamye Umukiza, tuzamuririmbira twese. Uri Imana ikiranuka muri byose, umuntu ntamutugira. Uri Imana ikiranuka muri byose, umuntu ntamutugira. Ubu ntegereje kandi nihanganye kuzasobanukirwa byose. Mfite ibyiringiro bifite ubugingo, mfite umugabane w'ijuru. Mfite ibyiringiro bifite ubugingo, mfite umugabane w'ijuru. Mfite ibyiringiro bifite ubugingo, mfite umugabane w'ijuru. Oh, mfite ibyiringiro bifite ubugingo, mfite umugabane w'ijuru. Mfite ibyiringiro bifite ubugingo, mfite umugabane w'ijuru. Haleluya. Mana ishimwe cyane, Mana ihabwa icyubahiro. Tugiye gukomezanya umwanya wacu n'ijambo ry'Imana. Uyu munsi wa none ifunguro ry'umunsi turarisanga muri Yeremiya igice cya 33 umurongo wa mbere kugeza ku wa kabiri. Haleluya. Yeremiya 33 umurongo wa mbere kugeza ku wa kabiri. Ni ijambo ry'ihumure, ni ijambo rikomeza, ni ijambo ritwongera imbaraga, ubugingo. Imana yo mu ijuru ishimwe. Haleluya. Aravuga ngo ijambo ry'Uwiteka ryaje kuri Yeremiya ubwa kabiri agikingiraniye mu gikari cy'inzu y'imbohe riti, uko niko Uwiteka ari we ugira icyo akora, ari we ukirema akagikomeza. Uwiteka niryo zina rye. Aravuga ngo ntabaza ndagutabara, wereke ibikomeye birije utamenya. Haleluya.
hano hari amagambo meza cyane, amagambo akomeye, amagambo buri umwe wese asoma ari mu bibazo, ari mu bihe bitoroshye akamuhumuriza. Haleluya. Ese muri iyi minsi wowe iyo uri mu bibazo utabaza nde? Utabaza mugenzi wawe, utabaza mama wawe, utabaza umuvandimwe se? Oya, ijambo ry'Imana rivuga neza ko dukwiriye gutabaza Imana. Haleluya. Ibyo waba urimo byose, ibibazo waba ufite byose, tabaza Imana. Haleluya. Tabaza Imana, ntabwo izagutererana, ntabwo izaguhana. Imana izakugirira neza, Imana izagukorera ibikomeye. Haleluya. Imana yo mu ijuru tuyitabaze mu bibazo dufite, mu ntambara dufite, mu makuba. Aho wumva yuko nta wundi murengezi ufite, tabaza Imana. Aho wumva yuko ibintu byose birangiye, tabaza Imana, ntabwo izagutererana. Tugiye gusenga Imana, tuyisabe kugira ngo bya bindi bikomeye, bya bindi mu miryango bananiwe, bya bindi inshuti magara yananiwe, bya bindi ababyeyi batashobora, bya bindi abavandimwe batakora, bya bindi nawe uri kubibona. Haleluya. Nawe urabizi biriya bituma urara udasinziriye, urabizi bya bindi bituma ushaka ubushobozi, ugashakisha n'amafaranga, yewe n'ideni ukaryaka bakarikwima kubera kuri mu bikomeye. Haleluya. Ariko tugiye gutabaza Imana uyu munsi. Tabaza Imana, kandi kuko ijambo ry'Imana ritumanukiye ritubwira ngo tuyitabaze, iradutabara. Byakire kuko uyu munsi ari wo munsi wawe wo gutabarwa mu izina rya Yesu. Reka dusenge Imana. Uburyo wizeye Imana, uburyo ki uri mu bibazo, uburyo ki wizera, nibwo bwonyine bushobora kukwemeza yuko Imana iri mu ruhande rwawe. Tugiye gusenga Imana, tuyitabaze, tuyisabe ituruhure, kandi nanone tuyisabe itweze, kuko Imana ntabwo ishobora kugutabara uri mu byaha, ntabwo ishobora kugutabara wowe ubwawe udashoboye kuyikiranukira. Tuyisabe itweze, nimara kutweza idutabare mu izina rya Yesu. Reka dusenge. Abantu bose bakurikiye ubu butumwa bwiza, Imana ibaha imbaraga, kandi amasengesho tugiye gusenga agira icyo akora mu izina rya Yesu. Uwiteka Mana yacu, uri Imana ikomeye, uri Imana ishobora byose, uri Imana irinda ijambo ryayo, uri Imana ikora ibikomeye. Iyi saha turi imbere yawe kubw'ijambo rikomeye uduhaye. Nukuri utubwiye ko kugutabaza ariho hari urufunguzo rw'ibyacu, ariho hari urufunguzo rw'ibyananiranye, hari urufunguzo rwa bya bindi byose tunyuramo bikatuyobera. Reka buri wese mwami umutabare, witeka imbaraga zawe zibe kuri twese, kandi utweze, uduhumanure, uduhe gukiranuka, kugira ngo ubwo twagutabaza nusanga imitima yacu itunganye rwose uzadutabara, kuko uri Imana itabeshya. Ndagushimira kubwa buri wese wakiriye neza ijambo ry'Imana. Reka ukomeze ubane natwe, kandi uturinde kugeza ku iherezo ry'urugendo, mu izina rya Yesu Kristo. Amen.